세이 무슨 한 쇼크장가. 이전 자가 쓰고 앉았지. 한가 와하지 하고. 구비디 비치라. 어머나 사자 쓰고 나 아주 못한가. 산양하는 고조래. 약간. 완전 고리. 네? 이렇게 탄도 통세. 나자서 쓰고 앉지. 이거 하고. 니 완전히. 헤이, 그만자. 나 거기. 수영하러 가자. 풍구라. 니코, urashaka iki? Urashaka icyo ahangaha? Urashaka iki ndaraba? Numva nkubwire rero. Siho waraye. Siho waraye. Jya vuba vuba. Umva nkubwire. Ibyo by'ibiki? Ibyawe. Uretse utinjira ahangaha. Uretse utinjira ahangaha ukabona ibishyimbo by'ababa. Ibeshye. Winjiye mu hangaha ubona ishyamba. Ibyawe. Ibyo wakuye he? Wasize. Warafashe amakata amapasi biti wirukankana ibintu byose bimaze mu rugo. Ibyawe. Ibyo wakuye he? Ibyawe bi wasigaje uretse utinjira ahangaha umva nkubwire yitware neza tusha ariko tusha byabara iyo shinganga umva nkubwire sindenga uharenga ujya he aho ujyane he umwana kutiza kubagira vo umva nkubwire uterengaho nta soni urashaka iki utaranganga urashaka iki ntuharenge ibeshye uharenge uwanishyamba nta soni urashaka iki ahangaha urashaka iki jyabara ndakubwire utibeshye utishuka uharenge ishuke uretse gatoya ndaje uretse ukuntu ahangaha ntiwishuke nje ahangaha kuko wabona ishyamba naribona ariko se ubundi wowe na nyoko mwigize amahanga mwigize ba nyir'urugo muri ubu akira izi sisi wazi gutaraguriye akira ibyo ko turabwira ajugunye hanze akira fata ibyawe by'ababa fata ibyawe ugende kandi witurangamira muri kino gitondo cyose akira bishugunye bibone akira fata genda nyine yihuta ahubwo tukone mu bitugu asani urabyo kuzaguhandagura ahangaha genda wateye inshingano z'urugo genda aho umaze igihe bari gusubira nta soni urabyo gukoma ngahangaha uhasize iki icyo wasize ni igiki genda babonza kane genda ihute murafunze murabifunga mwarayubatse genda nyine iyo umugabo yataye inshingano z'urugo akagenda akaraha umusozi w'akagata ubwo biba byarangiye sawa nyine genda ntitugiskukeneye muri uyu mugo genda ntabwo munkeneye ntabwo tugukeneye habe na gatoya muzankeneye wazihondagura mu gitondo aho hondagura so hahondagura umva muzankenera wasize iki mwakoze itsinda muzankenera ntabwo muzatinda kubona ko mwibeshye uraza guteza intambara ahangaha muri icyo gitondo cyo gusesa nta soni ufite genda urahonda he aho honda genda ndabara nta kibazo washaka iki ahangaha nta kibazo ibyawe twabiguhaye wabibonye wabigira Umva. ibyo nta bindi birenga ibyo ntabwo muzatinda kubona ko mwibeshye ibyo dutinda gukora ni ibiki ibyo tutabanye ni ibiki by'ababa nta soni ufite reka nkwereke kagenda ariko ndakubwiye ngo ahubwo nkubona mu bitugu ni uko umbwiye nkubona mu bitugu ushyira ahangaha ukora iki icyo ukora ahangaha ni igiki genda sawa murakoze genda hari igihe mwanyicuza niba nta genda ndakubwiye ngo genda kuko ntacyo wabika ahangaha nta n'icyo wahasize ibintu byose wabimaze genda ibyo ni byo bihari genda sawa genda ahubwo ihute sawa nyine ese ubundi uri gukora icyo ahangaha icyo uri gukora ahangaha nta kibazo nyine ngo murakoze urashaka kujya inyuma y'inzugi wagiye
wagiye umva ihute ye murakoze ihute uri kuvugira inyuma y'urugize uhagaze uhagaze urahagaze uri kuravuga Nyamu muraho neza amahoro ni amahoro ndabona umeze neza meze neza nta kibazo mfite ntacyo nta na kimwe wanjye numva ko ariwe mwasangiraga se ariwe mwagendanaga murabe na gitoya naje kwivira gusenga mporana n'umugabo wanjye ari kumwe na pasiteri yabara abandi nuko bari bari ku kahoteli kari hari hepfo iriya muri karitsiye birangira nyine umugabo wanjye ngize umugisha ndamubona ndabona umeze neza meze neza nta kibazo rwose ibibazo nari mfite byararangiye ubu nta kibazo ibintu ni uburyohe makuru ya Mbarubukeye Mbarubukeye ibintu ni uburyohe yego mana yanjye Mbarubukeye mugabo wanjye yego mana yanjye bumva bimeze neza biraryoshye nta kibazo habe na kimwe niyo mpamvu utongeye kumpamagara reka reka nabanguhamagara nkubaza iki nkubaza iki akore mworoherwa none ku icyo nahigaga ari umugabo wanjye nka naramubonye hari ikindi nakwirirwa nkubaza ntabwo ngiye nakubazaga amakuru y'umugabo wanjye bitewe n'uko mwagendanaga bitewe n'uko mwasangiraga bitewe n'uko mwari amashuri rero ntabwo byoroshye pe umuntu bita Muhizi ko mbona agiye kuba icyorezo umugabo usakasa mutwe reba ndebera ukuntu bahagararanye basi birarabiko basi bibaremo bavuga si urasubambira ko aba bantu ari shyashya abantu ni sha Muhizi rero reka ikintu kimwe ngiye gukora Mbarubukeye ndamuhamagara uri kumbwira ngo ninze ngo mbane ngo na ntuzi ngo ninze ngo turiyunga aba bantu hano wakwiyunga na Muhizi umugabo ni mubi cyane umugabo ni mubi giye imaze kumubona ko ari mubi nta shuti murimo ewe ndumiwe cha cyonge ngorikira iki koko kugira ngo Mbarubukeye abone ibi bintu ntawe ariko reka nkwereke kangende bakiri hano muhamagaye nawe azabyireba Mbarubukeye yaragize ngo ndamubeshye kandi nawe muhamagare abaze muhamagare njyewe Mbarubukeye na Yes Mbarubukeye umeze neza ra rero reka nkubwire ibintu mbonye biranantangaje ariko rero ejo namye sinze nawe nabikubwiyeho nk'ubwana uriya mutipe bita Muhizi ni umubwa ariko reka buretse gato ahubwo mbanze nkubwire njyewe ahubwo kugira ngo bikore neza uri he aka kanya ku buryo watega nk'umunyonzi ukaza nkakwereka ukabyirebera cyangwa se ukabikubwira turi kumwe rero nanjye nari mvuye narido mva muri karitsiye hari utuntu narido ngiye kureba hirya gatoya hari umuntu nari ngiye kwirebera ariko nyine biri aho ngaho tu nagira ngo ubyibuze duhurire ahantu nari ngeze ndumva ari no hafi ntawe wahita ubanga uteze akagare noneho wowe bikore bitarenze iminota inkinga uraba ugezeho
mpagaze urumva mpagaze ahantu kuri ka gahanda kazamuka kajya no muri karitsiye harya iwanyu nyine niho mpagaze. Wowe rero ufashije byatwara nk'inoti ingahe? Nawe urabeshya ariko inoti 5 usibye gutega indege ngaho bagwa basi nturenze inota nk'icumi ntirenze, kuko urumva iyo minota icumi wirengeje ushobora gusanga nyine ibyo nakwerekaga birangiye kandi birihutira. Cyabanguka utega iyo moto nandi tega iyo munyonzi vuba vuba mubanguka genda cyabarindiriye ngwino urebe nasha ntari bari ko reka nkwicisha amatsiko. Sawa sawa re banguka tu abanguke nyine na ubundi byo ari byo buriya ibyo nabonye wagize ngo ntabwo nanjye byambayeho reka nayo bimurakaze bimubwende uko nabyaki. Oya ariko namwe ababosi b'ikige ntago muvugisha ukuri. Je wambwiye ngo ni hariya none urambwira ngo tugezeyo urabihinda. Nako abakire b'ikigisha nuko nyine bashaka amafaranga. Kugiye utanyishyuye boss. Boss kugiye utanyishyuye. Kugiye utanyishyuye bana kugenda utanyishyuye urabona nagutwariye ubuntu. Je nagutwariye ubuntu ko. Utuje tuvugane. Oya njyewe umubosi araneze. Tuzaraja kwishyura amafaranga aguhagara gatatu. Oya nyishyura kubera ugura yongera ariko wowe urayongera kuko turi amasaha yasi. Nta kibazo ndaho. Ngaho tuvugane gato y'abana. Amasaha yasize ariko murongera amafaranga. Wowe ndaje tuza ndaho. Wowe turakongera Nuko na resasi yarurereka. Ntacyo naryo namwe mu mesasi. Natwe ibi bikoresho byarahenze by'amagara. Nta kibazo. Hagarara gatatu tuvugane n'uno mugabo. Mugira tubaza tuvugane nanjye turaguye. Ndaje. Amasaha yasize. Ndaje. Murize komera. Amakuru. None se njye rero mva nkubwire. Ndaguhamagaye hari ibintu nari mbonye mbona ko byiherera. Kandi nta minota 30 irashe, nta minota 10 irashe. Urumva dore nawe wagira ngo nawe waruri hafi. Oya genda bari hafi korera imbere. Buriya kuba nguhamagaye byari bimbabaje. Urumva ndavuga nti umuntu reka muhamagare aza byirebere. Ngiye ubwanjye ciye hafi yiwawe. Urumva niba yaravuye guhahura umugore niba yaravuye he ariko jewe ikintu mbonye ariko ubwije ngo ndakubeshya muhizi ntimbwa muhizi oya nabikubwiyeho ndavuga ngo ndashaka kwibana kugira ngo nikinde. Jewe umunsi twajyaga harya muri hoteli twavuyeyo mu gitondo sizi uko ari kasi niye kwinga gacupa rozi ko ndi muri vurugusi n'umugore nawe dusigaye turi hasi hejuru noneho birangije ikintu yakoze ngo yahise afatira mu nduru ajya mu rugo njye rero nawe kubwe ndashaka kwibana njyewe ndabyambayeho ndabikubwira uravuga ngo ni ububwa ntabwo ari ububwa ejo urari no nkubwira ati giye muhizi ntabwo uriya mugabo mbona ari ukubana nawe kubera ko system arimo nta nubwo ari system nzima rwose hari ukigengeye kubwa nushaka kuragenda nawe uragenda ubyirebere kuko mbibonye aka kanya ciyeho ubonye ko bishobora kuba byabaye nk'icyorezo wari uzi ko noneho sanze ari kumwe n'umugore wawe nawe bari kumwe akazi kandi ushaka kugenda ubyirebere njyewe impamvu nguhamagaye guhamagaye ntabwo ushaka kubikubwira kuri telefoni rero ndarakubye uzi impamvu nabikubwira kuri telefoni njyewe nagira ngo ubanze ugire gute ubanze rero ubanze ugende ubyirebere noneho ikintu gihari sibyo usi umpamagaye we nuwahe ubisi uri kuturogoya reka nze nawe ndabita
ariko bose ni ukuri uretse ndaje ndakuvugisha nema mupe ni ukuri uretse ndaje nkuvugisha ikirega kiri kuntwara jewe gaso cyangwa se nanjye oya nanjye se umva se none se gusa n'umugore wanjye ariko ibyo ntabwo byamureba urumva none wabaye koko murabona amasaka ariko watuje amureye baraye amasaka wenda kwishyura oya nta kibazo nana gukubira kabiri numva ngabacene ngamwe reka watuje we ntabwo amafaranga wacu tukavuga burya niko abagore muteye none wakora ute ariko si we gusa n'abagabo bambereye uko ese babagabo bose ari byabara abandi ari mbarubukeye bose dore ubu ngubu nta muntu ukimpamagara ibintu byarahindutse yaje kubagendekera gute se ka wowe wabiteye nabiteye none uko nagize umugisha nkabona umugabo wanjye urumva ko nabiteye none wamaze kubona umugabo wawe ntiwongera no kumpamagara cyane n'ubundi ntuzongera no kumvugisha nta kintu ari kukuvugisha habe na gitoya nta nubwo nzongera kukuvugisha ubu gahunda umugabo wanjye yaraje nta kibazo mfite dore nari mvuye kwigurira imisemari aho hepfo ngiye hariya hirya uragiye ndagiye nyine nta kibazo nta kindi uzongera kongera nta kintu nagukenera utabeshye ngiye guhahira umugabo wanjye ubu tuvugana ampera amafaranga ku gihe nta kibazo na kimwe kandi uzabagore yewe ubu ntabwo uzongera kongera ntaba nkubaza iki reka ubu nari nkeneye n'umugabo wanjye kandi naramubonye yewe ndabona nampamagaye kuri telefone reka ahubwo njye guhaha wabona wenda ashaka kugira ngo asange byahiye akira ahubwo ntuntere gusura mu bwako iriya botike se ubonye barimo ino botike baba bari hafi n'ubundi baba bari mu rugo ngaho reka nkureke rero reka nkureke nigendere uragiye ndagiye da reka nigendere reka ngaho ugenda ese buri kintu navuga nawe ni genda iwanjye ni uburyohe gusa genda Mana we